Mu gihe filimi za pornography zigaragara nk'ibisanzwe muri societe nyinshi, hari ibibazo byinshi bitavugwa ku ngaruka zazo ku muntu ku giti cye n'imibereho rusange. Nubwo zimwe mu ntekerezo rusange zigaragaza pornography nk'igisubizo cy'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina, ubushakashatsi bugaragaza ko ishobora kugira ingaruka mbi ku bwonko, imibanire y'abantu ndetse no ku myumvire ku gitsina. Iki cyegeranyo kigaragaza ibice bitavugwa kenshi kuri pornography, harimo kwihindura imitekerereze, uko yangiza umubano w'abashakanye, uruhare rwayo mu bucuruzi bw'abantu ndetse n'ingaruka zayo ku myitwarire rusange. Ni ngombwa kugira ubumenyi bwimbitse kuri iyi ngingo kugira ngo umuntu afate imyanzuro iboneye ku buzima bwe n'iyubakwa ry'imibanire myiza. Uruhande rw'umwijima mu nganda za pornography batifuza ko mumenya ni uruhe. Nyuma yo kumva iyi nkuru, uraza guhindura imyumvire ku bijyanye n'inganda zikora filimi z'urukozasoni zizwi nka pornography. Uzumva inganda nyinshi za porno zishaka kukwemeza ko abakinnyi babo bose bishimye cyangwa se bose babona amafaranga menshi muri izi filimi. Wowe ureba ibyo bikorwa muri filimi, uba wumva wishimye, ukibwira ko byose ari byiza nk'aho ari paradizo. Ariko iyi nkuru igaragaza ukuri guteye ubwoba kwihishe muri izi nganda, ukuri batifuza ko rubanda mumenya. Turaza gutanga urugero n'ubuhamya bw'umwe mu bakinnyi ba porno kuko bamwe na bamwe benshi muri bo murabazi. Hari abagore n'abagabo bazavuga ukuri kuri izi nganda za filimi z'urukozasoni ndetse banagaragaza ko bababajwe no kwinjiramo, kuko isi ikomeza kukubwira ko porno ari nziza, ko nta kibazo kirimo muri izi filimi z'urukozasoni. Bavuga ko ari byiza kuri buri wese, ko aba bagore n'abakobwa bakiri izi filimi babona amafaranga menshi muri zo, ko bishimira ibyo bakora. Ariko ibyo ni ibinyoma, kuko si byo na gato. Si bose bishimye, si bose kandi babona amafaranga nk'uko bivugwa. Iyi nkuru iraza kugaragaza ukuri kose ku bivugwa, irimo amagambo akomeye n'ibitekerezo bikomeye. Abakinnyi bizi filimi z'urukozasoni muri iyi nkuru turavuga uburyo baba batambaye imyambaro myiza cyangwa y'icyubahiro nk'uko mubibona muri izi filimi, kuko ari byo bamenyereweho. Kubera ibyo byose, ndagusaba kwiyumva witonze, ariko menye ko ushobora guhindura imyumvire bitandukanye n'uko wari umeze mbere yo kumva ibi. Reka dutangire twumva ubuhamya bw'umwe mu bakinnyi ba pornography. Mbahaye ikaze kuri The Bros Entertainment. Mbahaye ikaze mu isi y'umwijima mu nganda zikora filimi zizwi nka pornography. Uyu mugore atangira agira ati, mu gihe gito namaze muri izi nganda nagombaga gukora ibikorwa bikabije cyane kuko ari byo byinjizaga amafaranga menshi. Kugira ngo nze kwisonga mu bakinnyi bansunikiye gukora ibyo bintu, ibyo nanyuzemo ni ibintu binkomeretsa umutima gusa. Byari ibintu biteye isoni, ibikorwa by'ihohoterwa ry'umubiri byari byinshi ndetse sinshaka no kuvuga byinshi kuri byo kuko ni ibintu byanteye ipfunwe. Hari ibibera aho utakwemera ko bibaho kuko abantu baba batabyiboneye. Abagabo bavuga nabi abagore bakabakorera ibikorwa biteye isesemi. Ibyo byose byatumye ntakaza umuryango wanjye. Byarambabazaga cyane iyo hari uwo nshakaga kungisha inama niba yakwinjira muri izo nganda za filimi z'urukozasoni. Naramubwiraga nti oya, kubera ko bizaguhindurira ubuzima nabi. Biragoye gukundana, biragoye kugira umuryango, biragoye kugira amahoro yo mu mutima kubera gufatwa nabi ku bakinnyi bizi filimi n'abakiriya bazo. Iyo winjiye muri ibi, abantu bose bagucira urubanza. Ugomba kwemera kubaho mu isoni no mwitotezwa rikomeye. Sinshaka no kugira umuryango n'abana kuko ntinya ko nabo bazatotezwa kubera ibyo nakoze. Mama wanjye yanshyigikiye mu itangiriro kuko yatekerezaga ko ari ibintu bisanzwe, ariko uko nagendaga ngira amahirwe yo kubona amafaranga menshi, numvise ko mama yaratangiye kuntesha agaciro. Nagerageje gushyiraho imipaka ku bijyanye no kumuha amafaranga, ariko ibi byatumye umubano wacu uba mubi. None sinongeye kumuvugisha. Ibi byarambabaje cyane. Papa wanjye nawe arankunda, ariko yagorwaga no kwemera akazi nkora kubera ko ari umunyedini. Yangiriye inama yo kutajya kumusura kuko umugore we wundi atabyishimiye. Rero ubu sinemerewe no gusura papa wanjye. Yambwiye ko atanashaka ko tumenyana turi kumwe cyangwa se tuziranye. Ibyo byarambabaje bikomeye kubera ndi umukinnyi wizi filimi z'urukozasoni. Nemeye gukina nuko ntakaza umuryango ntyo. Uburyo noneho binjiza abantu muri izi nganda za filimi n'agahumamunwa. Ntibakubwira ngo urashaka gukina porno, oya. Barakubwira bati ufite ubwiza bwihariye, ushobora kuba umumodo, umuntu ugaragaza modeli y'imyenda. Nyuma bakakubwira bati ufite umubiri mwiza, wagerageza gufata amafoto wambaye ubusa. Maze bakagutwara mu nyubako nziza, bakaguhendahenda, bakagutwara mu buryo bwihishe, bakakubwira ko ari ahantu hizewe, ko abakozi baho ari beza, ko nta kibazo kizabaho. Ariko iyo umaze kwinjiramo, uba ugizwe igikoresho cy'amafaranga. Ikibabaje nuko nta muntu uba uhari wo kugufasha, nta munyamategeko, nta muntu uguhagarariye, nta n'uwo wagisha inama y'uko wabona ubutabera cyangwa se wasohoka aho hantu. Ibibera mu nganda za pornography ni ibanga rikomeye batifuza ko mumenya. Ni inkuru ibabaje cyane kuko abakobwa benshi barakicuza kugera uyu munsi wa none. Batakaza imiryango yabo, inshuti zabo n'icyubahiro cyabo. Iyo umaze kwinjiramo ntibyoroshye kuva muri ibyo bintu. Ibi ni ukuri kudakunzwe kuvugwa, ariko buryo ukuri kuravugwa. Aha nanone umunyamakuru muri interview yaramubajije ati,
nuwuhe muntu w'imyaka 21 ufite umwavoka wihariye? Nagerageje kwiyumvisha ukuntu ibi byose byari bikomeye. Ubu ndabona usa noneho n'uwatuje. Igihe cyarashize kandi wakomeje ubuzima bwawe, ariko se waba ugifite ihungabana riterwa n'ibi wanyuzemo? Undi nawe ati yego ndabyumva cyane, iyo ndi ahantu rusange, iyo abantu bampanze amaso numva bambona nambaye ubusa, binyereka ko nta buzima bwite ngifite. Kandi koko umuntu wese asanga ibyanjye byose biri ku rubuga rwa Google. Hari iminsi numva nkwiye gukomeza kubaho nk'uko nabimenyereye, maze kurya naniwe, hanyuma nkibwira nti ahari akazi ka saa 2 kugera saa 10 ntikaba kabi cyane, nzi ko nta muntu mbabarira. Ariko nyuma y'imyaka 4 ndumva umubiri wanjye unaniwe, ndetse hari igihe nsa n'uwinginga ngo mbabarirwe. Pornography yahinduye uko narebaga abagore. Ntibashoboraga kuba abantu basanzwe kuri nge muri icyo gihe, ahubwo nababonaga nk'ibikoresho by'imibonano mpuzabitsina gusa. Nataye ubushobozi bwo kugira urukundo rw'ukuri. Natekerezaga ko ngishoboye, ariko sinari mbizi neza. Umunsi umwe navaga aho twakoreraga filime, nkajya mu modoka, nkagenda metero nke cyane, maze ngakata ku ruhande, nkahita ntangira kurira. Nashakaga kubivamo bikanga, ariko nyuma naretse burundu gukina pornography. Ndaza kubabwira uburyo byagenze. Ubwo nari nkiri umukinnyi, natangiye gukoresha ibiyobyabwenge no gutekereza kwiyahura. Ninjizaga amafaranga menshi pe, ariko sinashoboraga no kwishyura inzu yanjye kuko nari mfite ikibazo gikomeye cy'ibiyobyabwenge. Natangiye kunywa kokayine, hanyuma nza kugwa mu gukoresha heroine n'ishinge niteraga. Nakoreshaga amafaranga ibihumbi n'ibihumbi mu cyumweru kimwe gusa ku biyobyabwenge. Byageze naho ntangira kugira ibitekerezo bikomeye byo kwiyahura. Byabaye inshuro nyinshi ngerageza kubivamo, ariko burundu nabiretse nyuma yo gutangira gusenga. Umunsi umwe nagiye gukina pornography Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nari mfite Bibiliya yanjye mu ntoki. Ndi mu ndege nafunguye mu byahishuwe mu gice cya 2 ku murongo wa 20, aho handitse ngo mfite icyo nkugaya, uwihanganira wa mugore Yezebeyi wigisha imbata zanjye gukora ubusambanyi. Namuhaye umwanya wo kwihana, ariko yaranze. Kubw'ibyo nzamujugunya mu buriri bw'indwara hamwe n'abakora ibyo nawe akora. Ako kanya narakangutse, numva ngomba kubivamo. Uwo munsi nibwo nakinye filimi yanjye ya nyuma. Nagerageje kwiyahura inshuro nyinshi, ariko igihe cyose nakangukaga numvaga ntishimiye uwo ndiwe. Nabenzwe n'amafaranga n'umurimo nakoraga wari untwaye ubuzima. Ku mugoroba umwe nahamagaye ababyeyi banjye ndababwira nti nakoze amakosa akomeye. Iryo joro baranshubije. Kuva ubwo bamfashije muri gahunda yo kwivana mu biyobyabwenge no kongera kubaka ubuzima bwanjye bundi bushya. Namaze guhitamo kubaho ubuzima bushya. Ubu nshaka kuzaba umugore n'umubyeyi. Icyambere nshaka no gukomeza kuba umuntu w'ukuri. Nshaka ko abantu bamenya ukuri kuri izi filimi za pornography n'inganda zizikora. Iyo igikorwa gitangiye uhabwa ingufu nyinshi, ugaterwa ubwoba, ugakoreshwa nk'akantu gasuzuguritse. Nabonye urugomo rwinshi rukorerwa abagore n'abakobwa. Byankoze ku mutima. Ubwo nari mfite imyaka 24, nari narashize, nari narabaye indaya ikomeye, nari narabaye umubyinnyi wambaye ubusa, nari mfite umwana umwe, kandi nari narabaswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Inganda zikina filimi za pornography zirushaho gukoresha abantu basanzwe bafite ibikomere. Nanjye niko byangendekeye. Barampenze bambwira ko nzamenyekana, nzaba umukinnyi wa pornography uzwi cyane, nzabaho neza kandi nzaba nezerewe. Barambwiye ngo abakinnyi bose bapimwa buri mezi 3, ariko nyuma y'iminsi mike nafashwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina 2 kandi zitavurwa. Zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina mu nganda zikina filimi za pornography. Nafashwe na HPV cyangwa se human papilloma virus, kandi nari ntarigeze numva iyo ndwara na rimwe. Nafashwe niyo bita herpes idakira. Mu myaka ya za 90 kugira herpes byari bihwanye no kugira ubwandu bw'agakoko gatera sida. Numvise ubuzima bwanjye burangiye, nari umuntu wononekaye. Nabibonaga mu ndorerwamo, numva nararangije ubuzima bwanjye. Iyo winjiye muri izi nganda zikina filimi za pornography ubeshywe ibintu byinshi, ugasanga bari kugukoreraho amafaranga, nyamara wowe ubuzima bwawe buri gushwanyagurika mu buryo bukomeye. Nabonye abantu benshi batakaza ubuzima bwabo, imiryango yabo, icyubahiro cyabo kubera inganda za pornography. Benshi bagerageje kuva muri iyo si, ariko ntibyoroshye. Ibi ni ukuri kukuntu inganda za pornography zibeshya abantu, zigatwara imibereho yabo, zikabashyira mu bibazo bikomeye. Ariko ikibabaje ni uko abantu benshi batamenya ibi, ahubwo bakomeza kubireba nk'aho ari ibintu byoroshye kandi bisanzwe. Ubuzima bwacu burangirika, ariko hari ibyiringiro. Ikibabaje kurushaho ni uko abantu batamenya ko kuba umuntu yandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kenshi bigira ingaruka zikomeye ku bwirinzi bw'umubiri. Iyo umuntu amaze kwandura indwara nyinshi, amaherezo bitangira kumwangiza burundu.
nk'uko byanangendekeye. Ubu mfite imyaka 43 ariko ndacyafite ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima. Kugira imihango ubu birangoye, ndetse nagize ibibazo bikomeye ku kiziba cy'inkondo y'umura. Byageze aho bagomba gukuramo igice cy'inkondo yanjye y'umura kubera inkovu za herpes virus. Ibi byatumye ntashobora gusama, ariko ndashima Imana kuko nashoboye kubyara abana. Nubwo nabuze abana 4 kubera kwangirika kw'imyanya yanjye y'imyororokere, Imana yansigiye umugisha wo kugira abo mfite ubu. Inganda za pornography zangiza ubuzima bukomeye mu buryo bukomeye. Ubucuruzi bwa filimi za pornography ntibugira icyo bukiza, ahubwo bwangiza ubuzima bw'ababukoramo, bwangiza ubuzima bw'ababireba, kandi bwangiza ubuzima bw'abagabo barindagira muri iyo ngeso bakabishoramo ubuzima bwabo bwose. Nge nhoraga njya kwa muganga nkeka ko najyanywe mu gice cy'ubuvuzi bwihutirwa emergency care inshuro zirenga 10, kandi inshuro 2 nagiye mu bitaro byihariye by'indembe emergency room. Nahoraga ndwara, nagize ikibazo cy'imbasa yo mu muhogo, indwara yitwa mono y'ibicurane bikabije. Nakundaga kurwara indwara ziterwa na mikorobe zifata imyanya ndangagitsina, nk'indwara ya bacterial vaginosis, infection za urinary tract, n'indwara za fungi cyangwa yeast infection. Amaherezo nahuye na herpes virus. Ariko si ibyo gusa, kubera ubwoko bw'amafilime nakinagamo sinemererwaga kurya. Namaraga iminsi nta kintu nshyize mu nda, nkirwanaho n'udusukari duto, gummy bears n'ibinyobwa byongera imbaraga kugira ngo mbashe kurangiza akazi neza. Sinari umuntu muzima na gato. Kuba igicuruzwa gihabwa agaciro hagendeye ku mibonano mpuzabitsina, abantu benshi binjira muri uru ruganda bafite intego y'aho bashaka kugera, ariko uko iminsi ishira batangira kubona ko agaciro kabo gashingiye ku gikorwa kimwe gusa, imibonano mpuzabitsina. Bagenzi banjye 30 abo twakoranaga by'akadasohoka ntibashoboye kubona urumuri na ruto ku iherezo ry'uyu mwanzuro. Ibyababayeho nyuma ni bibi cyane, bose bariyahuye. Nshaka gukomeza gutanga ubuhamya bwanjye kuko nubwo porno ari ikintu kijimye cyane gisenya ubuzima bw'abantu, hari isomo rikomeye rikubiye muri inkuru yanjye. Ibyaha byatugwiririye ntibikwiye kudutangaza. Kuba umuntu yarakoze amakosa ntibivuze ko ari yamugira uwo ari we. Amakosa si yo muntu. Abantu benshi ntibihanganira amakosa bakoze, ntibabiha agaciro ko kuba ikintu cyashize. Benshi ntibibabarira ubwabo, ariko buri wese akwiye amahirwe ya kabiri. Icyo ushaka abantu bamenya nuko ibyo umuntu yakoze cyangwa ibyo yanyuzemo bitagomba kumuranga iteka. Buri muntu afite agaciro, buri muntu afite impano, ubwenge, ndetse hari icyo ashobora gutanga ku isi. Ntushobora guhitamo ibyakubayeho, ariko ushobora guhitamo uko byitwaramo. Ngayo nguko ubuhamya bw'umwe mu bakinnyi bo muri izi filimi za pornography. Filimi za pornography ni ingingo ikunze gutera impaka, kandi hari byinshi bitavugwa ku ngaruka zazo ku bantu n'imibereho rusange. Dore bimwe noneho mu bintu bitavugwa kenshi kuri filimi za pornography, dushingiye nanone ku by'uriya mutangabuhamya yagiye agarukaho. Ingaruka ku bwonko n'imitekerereze. Pornography ishobora gutera kwiyongera kw'ibyumviro by'ubusambanyi mu bwonko, bigatuma umuntu arushaho kuyishakira no kuyishishikarira kurusha imibonano mpuzabitsina isanzwe. Iyi myitwarire ishobora kuganisha ku guhinduka imbata cyangwa se addiction, aho umuntu adashobora kubona ubusabane busanzwe bushimishije. Ishobora gutera kandi ihungabana ry'imitekerereze no kugabanya ubushobozi bwo kwishimira ibintu bisanzwe. Ibi kandi mwibuke ko ari ingaruka ku bakiniza filimi ndetse no kubazireba. Uburyo yica urukundo n'imibanire. Abantu bareba pornography kenshi bashobora kugira ibibazo mu mubano wabo kuko bibaha ishusho itari yo y'imibonano mpuzabitsina. Ishobora gutera kutanyurwa n'uwo bashakanye kuko umuntu agereranya iby'ukuri n'ibyo abona muri filimi kandi bidahuye. Mu bashakanye ishobora gutera kutizerana, umuntu umwe akumva mugenzi wamuca inyuma mu bitekerezo cyangwa se emotional infidelity. Ikibazo cy'ubucuruzi n'iyicarubozo. Nubwo abantu benshi babona pornography nk'ikintu gisanzwe, hari abagore n'abagabo babikora ku gahato, abandi bakagwa mu burobyi bw'icuruzwa ry'abantu, human trafficking. Hari abinjira muri iyi gahunda kubera ubukene, uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa bagashukishwa amafaranga menshi, ariko nyuma bakabaho nabi. Noneho uko ihindura imyumvire ku gitsina. Pornography ikunda kugaragaza abantu nk'ibikoresho byo kwishimisha aho kuba abantu bafite agaciro, by'umwihariko abagore. Igira uruhare no kwangiza imyumvire ku mibonano mpuzabitsina, aho abantu babyakira nabi cyangwa bagafata ingeso mbi zo gushaka kugerageza ibintu bibabaza abo bari kumwe. Ishobora gutera kwinjira mu ngeso mbi nko gufata ku ngufu, kuko abantu bagerageza gusubiramo ibyo babonye muri filimi. Uburyo noneho yica icyizere mu buzima busanzwe. Abantu bareba pornography kenshi bashobora kugira kwigunga kuko bumva batari ku rwego rw'ibiboneka muri filimi. Ishobora gutera kubura ubushake bwo gukora ibintu bifatika kuko ituma umuntu amara igihe kinini mu byishimo by'ako kanya aho gushaka icyateza imbere ubuzima bwe. Nubwo bamwe bavuga ko pornography ari ibintu bisanzwe, hari ingaruka nyinshi mbi zitavugwa kenshi. Kugira amakuru ahagije no guhitamo neza ni ingenzi kugira ngo umuntu abone ubuzima bwiza bw'imibanire.
ubwonko butekanye n'icyerekezo cyiza mu buzima. Ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, mukomeza kwagura uyu muyoboro ukagera hirya no hino. Ngende mugira abangati nk'ibisanzwe, aha ni kuri The Bros Entertainment.